wandikura mugore mufite iki kibazo umeze neza Adibite byawe mami hangane Dadu mugeze ute Simusige mwana bayiciro no kumwambereye bashya namwe Dadu mukozi biki none se ntusanze hejuru Dadu umugore ni ukubita umugabo cyangwa umugabo ni ukubita umugore urabona mukozi imbere y'umwana imbere y'umwana zibiki ko ngiye bo ngo mami hangane Mami tundi wamba bari yo kabyara wamba bari basuga senga cyane niki cyaguteye muri ibi Mami tundi sinyoko Dad uvuze mami ngo ni nyoko Mami bigenze gute ngamwumva ukuntu mwese muri guhumagira n'ukuri kw'Imana munyumvira ukuntu muri guhumagira pe uzakoresha amakosa urumva Dad usige warabaye iki Dad ni cyo kibazo ufite bijo Mana isiniriro mpora niyirije ngo tugira mu cyumba ya mu cyumba Mami ngwino twijyanire akagukubita Mami ngwino tujya telefone igire mu kibuga mbabarira Halo Serge. Uko wapi sasa hivi? Bwana, nakuhitaji tena sana. Bwana, nifikie right now ndagushaka cyane. Ibyo ari ukora byose byihore basi nyitangira. No Serge winsaba busobanuro man ndagushaka. Basi urangiye mu minota ingahe? Okay. Waruri hafi? Ngo tebuka mani ndagushaka kabisa. Wimbaza byinshi mani. Ingia kama kwako. Karibu. Sema ndugu yangu Sharifu. Nakuaje ndugu? Sema. Vipi? Bitese. Nikiye kibazo komeza gutyo uko ndeba uhumeka insigane. Wajyangu ni ngewe uje wirukanza gutya. Serge. Yes. Mwanaume karibu kuniua, kunitoa roho. Sema haki. Mke wako? Yeye mwenyewe kabisa. Mungu wangu. Kivipi? Mbaya nini? Niambie. Umugore wanjye rero kubwira umwana wa mama. Niba rukunguko inguzi mera simbizi. Byaje ryarise kandi byagenze gute? Uya nshuti yanjye. Byagenze gute? Umugore arampamagaye. Nta numva n'izina bye. Ngewe simuze uko nafashe telefone arayitaba. Sorry gatoyi. Hari ugwamagaye kuri telefone. Yes. Ni umugore. Nanyi mbaje umugore ninde sinamubwira ngo n'uyu. None kuyifata aritaba. Aramwitabye arambwira ngo uwo urashaka iki? Amwe ati ndashaka nyiri telefone nacyo nshaka kumubwira cyihutirwa. Aranje baramututse. Mungu wangu. Amutuka ibitutsi nka 700 mu isegonda rimwe. Aranje umugore nawe arakaye nawe aramutuka. Jesus. Amutuka ibitutsi nawe nyine ngewe yashyize speaker numva arimo aramutuka ibitutsi bya ndi bibi cyane. Aranje agira umujinya aramukupa. Amaze kumukupa ngo kunsimbukira. Aransimbukira araniga arantunguye. Ankubita ivi hano hafi kuyamena mani.
Yesu we. urumva araniga Yaragukuyemo ubugabo. aranize kuko aramfashe ankubise ivi hano aramfata araniga amaze kuniga umwana udukijije Umukobwa wawe. bisho yatahaba kuko kumufata umwuka wari umaze guhera Noneho ikindi kintu gisekeje uriya mugore wawe ibira afite. n'ibiro byinshi byose byindambitseho Yesu we. ese Serge mwana ibi nzabishobora Ariko se ikindi kintu nkibaza. Ibi bintu byaje bite ko nzi ko umuryango wanya n'umuryango twishimiraga like w'intangarugero kweri byagenze bite ni ikihe kibazo kweri just telefone gusa Serge umugore wanjye ikintu kibikora cyose nifuye urumva ndagenda njya ku kazi akazi kacu ni business niho kantunze exactly najya kubona n'abantu natanyerewe nkatahananiwe ntabwo nk'igiti gusa buriya hari icyo najya mbwira kuko umwumva nibyo pe ntahananiwe mba nakoresheje ubwonko nakoresheje umubiri mfuza umubiri ya birumvikana yashobora rega akazi dukora ntago hari byinshi cyane nyine katurimitaho gusa nyine nawe ariko tse ko nyine mbizi ko nawe iyo umufatishije nyine ebana uravugurura kabisa ibyo sabyemera ni wa mugoroba uba yicaye hano mu rugo yishyizemo ifiriti yishyizemo ibirungo byinshi afite ubushyuhe ntamenye ibintu bibahanga kuri tere nahagera ati mugabo biti nakagufu mba nifitiye mba naniwe inshuti mba naniwe ya birumvikana nkaryama nkago ari hese wahubwo ameze ati byibura simbizi sishaka no kubona mu maso yanjye ntabwo uramenye none se ibi se ugiye se ngo ikibazo gikemurwa n'ikindi shari ikibazo ntabwo gikemurwa n'ikindi nagenda itekerezeho nanjye gufata igihe nitekerezeho mwese ngawungira inama nawe zirarazishya koko none se murarara muri runo rugo mumeze mutyo mwese nkuriki none se waretse basi nkamuhamagara nkagerageza ikintu nkagerageza byibura kumubaza nkumva imvo n'imvano we cyangwa uko yiyumva muri kano kanya Serge it's not the right time for that nabanza tuzi nishaka kurya marajya mu cyuma cy'abashyitsi it's okay ubwo nari ntekereje niba wumva nta kintu bigutwaye wumva nyine nta mahoro ufite ahangaha n'undi mwana w'umukobwa wawe arahari ni mukuru twajyana mu rugo karuhuka basi no it's okay ntabwo mpunga urugo rwanjye ndaryama mu cyumba cyanjye mfunge yego urumva niba ngombwa ntahamagara umukobwa wanjye azi tujye mu cyumba kimwe ntacyo bintwaye dore ko umukobwa yawe munahuza n'ubundi nijoro iwawe ntacyo bintwaye ikibazo ni ukunkoresha amakosa nk'aya tugatungana imbere y'umwana w'inkumi nawe ejo uzashaka sure erego ni nk'igitambambuga ibi ntabwo ukwiye kubibona ni ibintu bikwiye kuba hagati yanjye n'umugore wanjye just telefone gusa telefone inshuti yanjye ati yanyaniye koko okay kwara kugira ngo mbikumenyeshe umwana wa mama atazagira ikiba se yagiye arindira package ikamugeraho anyway ntacyo okay gusa tuza muri wowe icyo uri bukore telefone ibe on you never know buri abantu barahinduka ushobora guhinduka mu isegonda rimwe imyaka mfite irahagije ama trainings nakoze arahagije sure mfite ubwenge mu control sure I control myself I control my energy don't worry sure I control telefone yanjye nanjye sinyakiramo ringtone batigiye kujyamo kugira ngo mbashe kukumva okay please sawa asante anytime okay call me okay I let you know okay yabana asante sana uko nugutabara sawa reka ndabe n'ikizunga ziri kumukira sure Karibu. Yes, my beautiful. How are you? Fine. Meze neza. Mr. Ben. Ça va? Karibu. Meze neza. Meze neza. Usimisi nari mukumbuye cyane. Ariko mana yanjye. Urandeba nkibagirwa izina ryanjye. Ko atinze musa. Harya nitwa nde? Wewe witwa nde? Iyibuke. Nyibutsa shanyibutsa. Witwa Be. Babe. Wow. It is. Sawa. Sorry.
Nani bagiye kuhagira neza. ngo ufungure cyane iki gifungure Oya gifunge. Mr. Samaila. meze neza amashuti yati none se Nakubona. kwampamagaye ukuntu nkahita niyumva ukuntu bimeze bite Shaka kubwira yuko nzabenda mbwira nabikoze. Akantu nabonye utahajya. kubera iki Ahantu heza uzaza unsura hanini. ano inzu y'ibyumba 2 cyangwa 3 na salo irahagije inzu ifite byose Na parking. Of course na parking ya iba iri yonyine it's okay nta kibazo Nyine nshaka yonyine. nese kukivuga ngo sindi buhakunde Ndabona gutaha bakunde ndabana nashaka heza yisumbuye ibyumba 3. nziza ariko Ni nziza cyane. buri kimwe cyose kiri indani Nyanzi ibintu ukunda. none se kutose mu kiganza bite Sembezi. Honest was haratos aho sinsubiza winseka Iko. honest kubera ikizi Mukanya. okay anyway nicyo ushaka kumbwira se Ndashaka gusa nanjye mfite ikibazo mu rugo kibize gute. pamoja na ibibazo bindi nifitiye haje ikindi Yongera gusaza. oya ntabwo ari ukunsaza madamu ndabona atameze neza ndagira ngo rero uze kumbabarira iki cyose nakwitabariza untabare wenda uzurebe mbere yuko mujyana kwa muganga umupimire urebe niba hari ikibazo cya hypertension afite cyangwa se donc uze byoroshye ushobora no kuza byoroshye bitashamaje ukaza ukareba byangombwa ko wakumva ufite ibimenyetso bigomba gutuma mujyana kwa muganga nkazapanga kumujyanayo Nta kibazo nacyo nakwimura bize. harya muraziranye Ntabwo tuziranye. ntabwo muziranye narigize ngize ngo ariko ntacyo ahubwo mumenyeye n'ibyo sawa Ibyo sawa tubaye inshuti. mukajya ibyo twari tugiye Dusange. ni ukuvuga ngo imbere igasangira n'injangwe ariko se Koze cyane. Ntabwo ngomba ushaka. igira n'umubwire Thank you. so reka ngende ndikura ko ameze gusa ikirenze ibyo ngibyo I love you Mudugu karibu ni amahoro se ko mutugendere bwije amahoro Sharifu urakomeye ariko ndaho bimeze biteze imbwa zanyu zari zigufashe da imbwa ze hano zirakaze aha zari zindi amaguru nuko mpagobotse nuko hagobotse ukantabara ariko ubundi ari kuzavuga indi nkuru mama ari he se mama se mama ari mu cyumba nese ni amahoro ko narindi mu nama hariya niho mpamagaye kandi numvaga afite ikibazo ahubwo naringize ngo ntuhari ariko ubwo sinzi nimba avugana ndebe utunguzi Mudugu okay urakoze kuza nuko burya abagore bahubuka ariko ntibyari ngombwa ko guhamagara ikibazo ngiranye nawe ntabwo cyari ikibazo gikomeye kugezana inzego z'ibanze ahubwo ni kwa kundi abagore bahubuka sinabona uko mbisobanura okay ngewe mbere yuko wendaza ndagira ngo ngewe nkukire mu mayange icyo dupfuye niba hari naho nakosheje ungaye
uretse ko nawe araza nk'umuntu uguhamagara akazagura icyo kibazo tukaba n'uburemere bwacyo ariko dore uko ikibazo kimeze. ariko Sharifu wambwira uko ikibazo kimeze ureke tubanze tuganire mpaka. Nicyo nagiye kukubwira nyine. Dore nari nicanga ndi mu madosiye y'akazi. Telefone yanjye yirambitse aha. Ari mu yafitiye nanjye nari nice muri iyi ntebe. Telefone irampamagara, impamagaye mbona nuko nsumbuwa. Ndayikupa. Nagusinye kupye nanze kunsakuriza. Nkoramo ndayimiyutinga. Maze kuyimiyutinga ngiye kubona mbona arandebye nayo ndamureba. Afuza telefone yanjye. Nese kugiye kuyitabira telefone uzi umpamagara nshaka wiki. Ko atari ugiye kwitaba ni mu rwego ugiye kwitaba. Yego. Arangije ahitaba ku ngufu. Nkubwiye ngo umuntu wari umpamagaye ndamuzi naba nkubeshye kuko arayifashe maze kuyifata. Aritaba arangije ashyira speaker out. Undi amubwira ati ese nyiriyo telefone ariko mushaka. Ngura mushaka rinde ngo bari wonda yawe patata avuga ibintu byinshi cyane bitutse nka 700 mu segonda rimwe. Baratukanye noneho umugwe nawe niba agize yumvisha umujinya ugize aramunawe aramutuka aramwishyura. Nawe muhereza nk'igihumbi mu segonda rimwe. Yego. Ibitutsi by'abagore nuko bimeze nawe urabizi bagore iyo yasaze iyo yazamutse afite umujinya icyo yagira aho ngo naho ngaha yakigukubita nta bwenge bagira ubwenge bwo buryo burageraniwe nuko amukubye ngiye kubona ndamugana ariko se uwo muntu uri gutukana rwose mwijwi umuntu uri gutukana nawe ntumuhemukiye se umwendereje ntacyo akoze telefone ayijugunye mu ntebe ngaha abaransimbukiye naye nicaye aba nkubise ivi hano. Yes. Arari nkubise numva rigeze mu mutwe. Momo na Sharifu akubisemo hano riraza unungu ntabwo yari yagaruka. Nuko inda kubwiza ukuri. Urumva arangije aba nkubise umunigo. Ireba nabera ibiro by'uriya mugore. Aba mbandagaje hano mu ntebe. Kweguka igihe ndimo mwishikuza nsako ni wandetse. Umwana udukijije. Ogo Udukije araza tujya hagati. Nanjye umujinya urazamuze ntabwo ne kumukubisa urushyi. Kereka hari mumenye nk'amajigo. Umwana wanyu yarahanga. Yarahanga. Tekeza kugira ngo umubyeyi nkuriya afata umwana akora ikosa nkaririya nawe je azabyara akagira abana akora ikosa nkari imbere y'umwana. Ese niriye umuhaye umwana ngarukirije aho ngaho. Ariko Sharifu ndakumva nubwo umubwiye nawe buriya aje afite ibindi yambwira. Okay rwose ntabwo ntinya naze reka muhamagara se buretse kumuhamagara mu by'ukuri Sharifu uko tugenda mu mudugudu mu kagari tumenya amakuru menshi kandi buriya ntabwo uri bugira ubusa ku musozi n'akarenze umunwa akarushya hamagara. nibyo rwose ngira ngo urabizi cyane. uzi ko hari amakuru menshi umugore wampamagaye ambwira ko umuca inyuma akaba bikubajije hanyuma ukamurisha uburakari mukarwana. Ariko se ariko gatoya reka hano mu mudugudu turabemera niyo tugize ikibazo gisaba ko imiryango ihana urukundo igira n'inama ifasha abana b'imfubyi turabitabaza kandi muradutabara muri uyu mudugudu. si cyo kimbabaza se ariko Sharifu ikibazo maze iminsi numva muri urugo nicyo umugore we wambwiye urumva ko harimo akantu. Okay ejo bundi bambwiye ko ruguru iriya ngo hari umukobwa mwabyaranye umwana. icyo kiranyagisha mudugu icyo ndakibika ndaceceka ndavuga ngo Sharifu ni inshuti yanjye tuzongera duhure tubiganireho. Nyuma gatoya nahuye n'umukecuru arambwira ngo akubonye uri mu modoka uri kumwe n'undi mwana w'umukobwa warugurira ku musozi ngo mumeze nkaho muri gusomana.
kandi n'umudamu wawe hari undi mubyeyi yigeze kuganiriza amubwira ibisa n'ibyo. Hanyuma Sharifu tuganire nk'abagabo nimba mama agiye kuza ahangaha tugire uko dutwara ibintu. Mudugudu urakoze cyane, urakoze reka nirengeze kuri akanya ko uri umuyobozi ahubwo uri mugenzi wanjye. Mburi imfura yanjye Bijou nkagira undi mwana hanze nzamubure. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Mudugu, ese kugenda mu modoka umuntu asabye lift ari umuturanyi kandi niyo ataba umuturanyi mvuye mu nzira nerekeza aho ari kujya akanya ka lift ntabwo namuzana. Icyo ni ikindi. Icya gatatu, abakobwa abagore bose baba banshinja, ese proof barayifite? Okay, njye burya rero ibintu byose bafite cyangwa reka muhamagare aze nabisubira. Ariko mana tuza ibihe nk'ibi bibaho. Bijou. Yes dad. Aho neza. Bwira mu maze hano kandi muzane. Burya ngo wanga amazimwe abantu n'umwana handi yagiye hanze naze nawe ajye hano. Ndagarambye ngo ni kujyana rambye tugiye Ariko humura yagutuza urugo niko bimera. Niko kuba umutwe w'urugo bigenda humura. Yiriwe neza. Mama. Ndakumva. Makuru. Meza. Mpamagaye kuri telefone numva ni ikibazo gikomeye bitaza kukureba. Hanyuma ngize amahirwe nsanze n'umugabo wa hano. Ndashaka ko ikibazo cyanyu tukiganiraho mu minota mikeya tukagiha umurongo ngasubira mu bindi bibazo. Mudugu. Si mwatubwiye ngo nitugire ibibazo tujye tubabwira. Niko bigomba kugenda kose. Aho kugira ngo abantu bicanire muri iyi nzu twakubwira ukamenya ibibazo biri muri uru rugo. Wabimbwira humura. Be strong man. Nyine Mami hanga. Wirira. hari umugabo yadakunyicira muri iyi nzu. Ariko se muri gupfa iki? Ko Mudugu ibintu byose narabyihanganiye. Aho koko ngere naho koko umugore amuhamagara namwitaba akanuka ngo ngendaya sinzi ngo azamujyana ngo ntabwo ari nge yarahamagaye ngo niwe yarahamagaye. Ubu nta burenganzira mfite kuko bwo kuba nafata telefone y'umugabo wanjye ari busy nimba nta kibazo kirimo. Ubuse kuba nyifashe ni ikosa buryo ashobora kumfata akaniga mene kari akagera. Dugu ibyo byose iyo mbimubwiye aho kugira ngo yicare hamwe tuganire turebe icyo dukora nk'umuryango ahubwo aramfata akankubita akaniga. Uyu mugabo ureba hano ataha bukeye nagira ngo ndamubajije n'ikibazo. Ibyo byose mbyihererana mu cyumba n'umwana abimenye abyihorera kuko nta kundi nabigenza. Akinshuro noneho aransuzuguye arankabiriza. Ariko se uwo mukobwa cyangwa uwo mugore witabye kuri telefone muvuganye babashije kumumenya? Ntago nitaye ku izina ryari ryanditseho ariko ibyo ari byose ntago ari nimero ipfuye guhamagara gusa kuko ikigaragara basanzwe bavugana kuko handitseho n'izina nubwo ntaryitayeho. Ariko se umugabo wawe ko ari kuvuga ko atagukubise ahubwo ari we mukubise none ahangaha si ubwo Mudugu urabona afite imbaraga zakubita uwo mugabo
ngaho ndeba umbwiza ukuri urabona mfite imbaraga zishobora gufata uyu mugabo zikamukubita ko narindi kwitabara none se waje udasanga ari njye uri kwitabara ni ukuvuga ngo umukubise wari uri kwitabara njye narindi kwitabara kuko arakabya pe igihe cyose arankubita nkamwihorera iyi nshuro rero numvaga noneho byandenze mudugu ngiye nko gusara neza akuzi kugira ngo umukobwa nuke kuri telefone ambwire ngo nta kintu maze ngo ngewe ngo ndinda ngo niyo mpamvu umugabo wanjye ngari wajya kureba ibaza ibyo bintu umudugu ari we babibwiye wabigenza gute ndetse hindukiza amaso gatoya tubanze yendi ndaya ngewe ngaho utuje Sharifa arahari umwana wanyu arahari nawe urahari Sharifa gira icyo uvuga ari kunshinja ngo ndamukubita kenshi umwana nguyu niba afite ubutabera avugisha ukuri k'uyu mugore nari namurambikaho ikiganza umudugu abagore tubikira abagabo bacu amabanga icyo ni kimwe ntacyo tuba turi mu cyumba icya kabiri aravuze ngo umugore yamututse n'ibyo yamututse na nimero urumva nabwe ko nari nicaye muri ya ntebe ndi mu madosiye y'akazi nari ndi stress ndi concentré kuri dosiye y'akazi ndangije icyo nakoze nahise mutinga telefone sinigize ndeba n'izina ririho uko ni ukuri kwiye mu ijoro mudugu yayirebye yanga no kuyitaba yabibonye nare nyine nanze kuyitaba kubera ko nari ndi busy kumpamagara ntacyo wishinjaga si uyitaba nashobora kumuha ibyo nari ndimo ntibabirebaga okay sawa ndangije cyakora baratukanye icyo cyo rwose baratukanye uyu nguyu yohereje toni y'ibitutsi undi yohereza nka toni n'igice y'ibitutsi ibyo nabyumvishije ariko uwishyuraga yahise akupa akimara gukupa uyu mugore ansimbukiye yanteye ivi abaranizi urumva umuntu agutunguye reba n'ibi biro byiwe ndwana no kugira ngo mwikureho ndasakuza uyu mwana niwe uza munkura hejuru uko byagenze bijo ndabeshya nawe arahari nanjye ndahari vugisha ukuri ibyo papa wavuze cyangwa mama wavuze ninde uvugisha ukuri muri abo ngabo wasanze ari uri gukubita undi yabonye ibya nyuma mudugu gusa ibya mbere hari ibyo yigeze abona reka banza amakuru ninde wari wasanze ari uri gukubita undi nasanze mami ari uri gukubita dadi ariko dadi nawe yashakaga kumukubita okay reka dufatikanye gukemura iki kibazo twembi urabizi mubyeyi wacu hano mu mudugudu turakwemera uri kunyumva hano mu mudugudu turakwemera tukuzi nk'umudamu w'intangarugero ndetse urabizi ko iyo twahamagaye abagore b'intashyikirwa bajya kuduhagarara mu murenge nawe uzamo ni kimwe n'umugabo wawe ari mu bavuga rikijyana mu nzego z'imirenge rero ntabwo ari ngombwa ko iki kibazo tukijyana mu baturage cyangwa ngo tujye kugisakuza abantu babote kandi dukeneye ko ibyo mwubatse mu mitima yacu tugomba kubishyigikira uri kunyumva Sharifu uri kubyumva neza ndakumva umuyobozi ndagira ngo tuzafate undi munsi utari uyu nguyu tuze kuko nanjye hari amakuru yanjye mfite ku byo uriya mubyeyi yavuze yuko umukubita nahawe n'abaturanyi ariko bishobora kuba ari ayabateranya y'amagambo y'abaturage uri kunyumva Sharifu ndakumva rero njyewe ndagira ngo mbasabe tuzafata undi munsi utari uyu nguyu tuze tuganire iki kibazo kandi kizafata umurongo neza ariko mu gihe kuwa gatanu utaha bitari byagera ngo tuganire iki kibazo mbasabye amahoro muri uru rugo hazemo kumvikana n'undi muntu wese ugira ikibazo aho kugira ngo ajye kurwana cyangwa ashaka ibikoresho bishobora gukomeretsanya ampamagare ambwire ngo runaka arambangamiye binabaye na ngombwa n'iminsi twayigize imbere ntituzi kuwa gatanu tukaza no kuwa gatatu
ariko mwihangane ntimuteze ikibazo aha ngaha ngo musibanganye izina ryanyu kandi ryari ryiza. Uranyemerera mama? Uranyemerera kuba utuje? Sundi natuje nakora iki Mudugu? Ihangane. Sharifu, ndakumva icyo urakinyemerera? ndakikwemereye ariko ibintu nibikomeza nzemera ko twasinye ivangamutungo, nzemera nashaka nagatanya nzayimuha kuko ibintu gusebya izina ryanjye bimaze kuba too much, ntabwo nkomeza kubyihanganira. Sharifu, Ubuse Mudugu hari icyo nzemera mbebe nose Mudugu ubwo hari ikintu tumvishije ko ibaza hagezaho kuvuga ngo nimba ari na divorce azayi ngaho mba warumbwi ikosa n'abankoze rituma avuga amagambo nkayo niriye. niyo mpamvu ngomba kuzaza undi munsi tukicara ikibazo cyanyu tukakivumuzi tukakiganiraho, kuko nta bibazo mufite byatuma musenya urugo. ariko shaka Ntabyo. icyo nakora ni iki Ahubwo se unjye navuye iwacu nje iwawe ari uko ntaje kubaka, ari uko ntaje kubaka. urakoze uhumura, amahoro arahari. Dadi mbabara mutanga amahoro sibyo? Amahoro arahari. Yewe. Ndabona nuko yihuse, iyi nzu ni nini, nashobora no ndagenda njya mu cyumba cyanjye kuko afite umujinya. Urumva? Hatagira ikindi kintu ngera kuzura ugasanga bibyaye ibindi. Reka rero niryame, mukobwa wanjye genda uryame, nta kibazo, amahoro arahari. Kandi pe trust me. Turarara. Murarane kandi nimwongeye no kurwana. Mumbabarire. Mudugu. Sawa. Urakoze cyane. Kambanze nsezereho. Sawa Mudugu kandi urakoze cyane. Gusa muhumure Sharifu n'uwanjye twagenda tuganira. Reka ngucishe ku mbwa zitongera Uramutse. kagusimbukira. The queen is home. Mom? Mama wabaye iki? Mama wabaye iki? Mana nyagasani nta nubwo ndi n'umukobwa de nta na mushwari basi mfite umwana. Mama wabaye iki? Ndamuhungirisha iki ngo akabyara. Mama wihumiriza ndakwigeze ijya bizi cyuye mu kabyara. Mama wabaye iki? Mama ninde winjiye hano? Dadi yanyitabye. Wipa. Dadi wakwihanganya ukabanguka mu rugo, mami sinzi ikintu yabaye. Ndi kubona ari guhumiriza cyane sinzi ikintu yabaye. Mami wambabariye. Injira. Mami. Siri wiriwe. Meze neza ariko teno nsanze mama meze nabi. Mama mbabari reba please. Mami hangano reba nundi guhamagara dadi nawe naga ari kubanguka ariko arambwiye ngaraje. Reka mwireke. Ekuka gatoya. Let's. Mami mbabari rube muzi. Kimaze igihe kitamubaho. Okay, ongera umuhamagara. Ndi kumuhamagara nanone. Okay, twagomba guhurira aha ngaha, yakaba yageze aha ngaha, kandi sinzi impamvu. Mami komeza urebe no kuri ndakwinginze. Dadi wabangutse. Wambabariye ukabyara ko mbona ntazi ukuntu mama ameze. Sawa. It's okay. Arahumirije burundu. Serije warahumirije. It's okay. Iki kibazo ndakizi rwose. Mbahora wicare. Icara basi. Yararebye. Papa so muhamagaye. Okay, nani twagomba guhurira aha ngaho bunenze kwera hageze. Papa vai. Sawa. Action. Kana ngo vai. Muito Kenny. Dadi ndebera ukuntu mama yabaye. Sijui kabisa. Ngeze hano nsanga yarembye gutya. Mambo za pressure ni
Kweli. Unaona amesweat, ametoa jasho. Haongei. alikuwa anasimama yabizicyunzwe ahantu hose ndaje nyine mpita mwicaza mami reba please mu kanya yarebaga Nta kibazo cyaba cyongeye kugaruka. ndetse twahamagaye ambulance bazi Mbese usubye ugira umuganga wambwiye wa famille. arahumirije sirije we babarira arahumirije burundu ndapfuye mami please Muri umwanya kabisa. God of the universe ndakwinginze mama wanjye ntagire icyaha Ya, komeza umufate. mami please It's okay. Ko titabasaba ubwoke. arahumirije kandi Ihangane. mukangure basaba ari kureba Yego. Cicika we. Kuma ntacyo ari. Muganga, Biju. Kuma ntacyo ari bwana. waba uri hafi kugira ngo ugere hano mu rugo? mami komeza urebe Afite ikibazo mbabare. Tuka byaro tebuka. Ibyo kuganga simbizi ndakwegera nyakundebe. Serge we Mami, please. Ntacyo ari bube. Sawa. mami don't die Usijari. Aramera sawa. Actually, nzi ko wageze hano. ndadina imodoka yo kwa muganga ije It's okay, reka muganga banzaze atubwire. arahumirije burundu Yahumura. Humura. Araza duhe first aid ntacyo. mami niba ukuntu intoki zabaye Ntugire ikibazo araza kumera neza. Ushobora gusanga nyine Serge wamukanguye ko Muganga arambwiye ngo agiye kuza minota mukera bageze hano. Arimo arahumeka ariko. Arimo arahumeka. Ni umubiri nyine ugenda usubira hasi uzamuka ariko araza kumera neza. Sibyo? Tuza. mami komeza urebe reba please at least Siko ndamuganga nawe atinze mukabyara. Use nugiye muhamagare. Ushobora gusanga natwaye ugasanga kuzanye n'impanuka reka. Mugakari. mami don't die muganga we mama wanjye arapfuye Mu mwanya yicara aho ngaho. Muheza umwanya banza rero. Muheza umwanya murebe. Jesus Christ. Can you help us, please? Muganga. Umeze bite? iki kibazo ni ukumujyana kwa muganga Ufite ikibazo ki? afite ikibazo gikomeye hypertension Kutarasanzwe yigira se bitewe n'iki kuko agiye gupfa humura nta cyaba muzane imodoka tugende Byinshi cyane reka. Muhamagara ambulance cyangwa amagara imodoka tugende kamubwira umushoferi wanjye yego aze tumutware. mubwira banguke mami warebye humura nta please cyaba nta cyaba Cicika nawe. Bishutuza. nta kintu aba Umuganga uzi ko yahageze. umuntu asinziriye ahita apfa nta kintu aba humura Arimo arahumeka abandi. humura Steven. Uko wapi? Ambwira uri hafi. Tebuka ujyana mu rugo Mami, ndagukunda ntupfe. Koresha iminota mike ishoboka ugere hano nta kibazo cyihutisha. wa muganga wowe uri kuzura Okay. nta umwanya kintu wanjye aba nta kintu aba Sawa. Nturenze iminota 10.